nawe waba umutagatifu. Erega nicyo wahamagariwe. Niki twakwigira ku batubanjirije? Ibuka igihe ubatizwa. Kuva ubu no mu bugingo bw'iteka ubaye urugingo rwa Kristo, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Ngaya amagambo wavugiweho. Muri batisimu wagizwe ikiremwa gishya, wambikwa Kristo. Ese itara ryawe riracyaka? Ese umwambaro wawe urakererana? Humura, garukira Imana. Abatagatifu n'abanyabyaha bababariwe. Akira Kristo. Ikiganiro ibirari by'ubutagatifu mukigizwa na Beata Mukarusanga, umukristo wubase urugo. Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Mbahaye ikaze kuri umunsi udasanzwe mu kiganiro ibirari by'ubutagatifu. Turi kumwe na Padiri Umusalesiani, Padiri Asifiwe Jean Claude. Nagira ngo mumfashe tumuhe ikaze kandi Padiri base ntimutagiye dusenga. Turatangiza isengesho hanyuma tuganire kuri Mutagatifu Don Bosco, umutagatifu ubabereye urugero mu muryango wanyu. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nyagasani, turagushimira ko turemye mu ijuru ryawe. Turagushimira ko udukunda kandi ukahora uduha ingero zitandukanye z'abatagatifu kugira ngo dutere intambwe mu rugendo rwo kwitagatifuza. Turabasabye rero muri akanya tugiye kuganira n'umuvandimwe wacu, dufashe kugira ngo Roho Mutagatifu wawe atuyobore, kugira ngo byose tuza gukora bibe kugira ngo uhabwe Nyagasani icyubahiro. Nubaha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, yubahe n'ubu n'iteka ryose. Amen. Don Bosco Mutagatifu, udusabire. Bikira Maria utwara abakristo, udusabire. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ndishimye cyane ko mwaduhaye uyu mwanya Padiri. Ndabizi ko mufite inshingano nyinshi, cyane cyane ko twegereje itangira ry'abanyeshuri. Hano turi ni mu kigo cya IFAC, ikigo cy'Abasalesiani. Padiri rero nagira ngo tuganire ku buzima bwa Mutagatifu Don Bosco Jean Bosco, mutagatifu ukunzwe cyane n'urubyiruko kandi warukunze cyane. Namutekereje kubera yuko turi mu biruhuko, numvaga yabera urugero abanyeshuri bari mu biruhuko, akabera urugero ababyeyi, abarezi b'urwo rubyiruko, kuko aruri hafi cyane n'ubu ngubu. Ese buriya Don Bosco twamuvuga ko ni muntu ki? Ese yavutse ryari? Mwamutubwira gute mu mateka ye, mu buzima bwe bwo atangira ubuzima bwe yabutangiriye hehe? Mutagatifu Don Bosco ni umutagatifu wavukiye mu gihugu cy'Ubutaliyani, majyaruguru, ahantu muri Turin. Hanyuma mu tariki 16 z'ukwezi kwa munane 1815 yavutse mu muryango ukennye, babagaho mu buryo bugoye, ariko ntago bari abatindi. Yagize amahirwe yo kuvuka mu muryango w'abakristo. Nyina yaramufashe cyane mu buzima bwe bwa roho bwa gikristo, ku buryo ki ahora no mu nyandiko ze avuga asubiramo mama we uburyo rwose yamurize neza mu buryo bwa gikristo. Hanyuma rero afite imyaka 2 arapfa. Yitwa Melchior Bosco. Hanyuma mama niwe wakomeje kumurera, amwitaho rwose mu buryo mu Butaliyani. Burya hari ahantu hari ubuzima usanga usomye ubuzima bwo banyuzemo nabo mu Butaliyani, hari amateka bagize ibibazo bikomeye. Don Bosco agize imyaka 9 nto yabonye inzozi. Izo nzozi yagize nizo zatumye abona ko rwose Nyagasani amuhamagarira kuba umusaserdoti kandi no kuzita ku rubyiruko rukennye. Ese mwatunyura gato muri izo nzozi? Kuko ndabizi ko iyo usomye ubuzima bwe usanga inzozi zifite uruhare cyane cyane mu buzima bwe ndetse n'ubwo yareraga. Inzozi z'umuhamagaro wenda hari icyo mwazitubwiraho? Yego, avuga yuko afite imyaka 9 ngo avuga ko yararyamye ahantu ngo abona imbere y'inzu yabo harimo abana barimo bararwana, bakina, batukana, bavuga amagambo mabi, bamwe batuka n'Imana. We rero ko yari yararezwe neza gikristo, ntabwo ashobora gutorera umuntu ushobora
gutuka imana yego wenda ino ntago bishobora kutugora hari ahantu usanga mu cy'abazungu bafite ikintu cya bestemia yego gutuka imana rwose ni nabyo twabonye ejo bundi mu mikino ya olympique bayitangiza habagaragamo ubutukamana bukomeye yego we rero biramubabaza cyane agira ute ajya mwo bana atangira kubakubita kubahuza ngo ntimutuke imana mugiye gute ngo ahita abona rero ngo umugabo mwiza usa na Yezu Kristo aramubwira ngo Don Bosco ngo abana ntushobora kubahindura ukoresheje imbaraga ahubwo uzabahindura ukoresheje urukundo la bonté urukundo nibwo uzashobora guhindura aba bana Don Bosco rero atangira kurira atangira kurira mbe ngo mbe nzabigenza gute kwa bukene ntabwo yari agatangiye amashuri abantu nta kibazo ntugire ubwoba nzakwereka umubyeyi niwe uzakwigisha kandi azagufasha nibwo ahise abona umubyeyi Bikira Mariya umumama mwiza rwose araza amufata akaboko none amwereka abana ngo regarde Don Bosco ngo regarde ngo reba ntabwo yari Don Bosco yari Jean Bosco regarde Jean abona abana rero ngo bari bahindutse ibirura ibisimba ibiyoka iki biteye ubwoba aramubwira ngo reba voilà ngo ton champ de travail uzakora uko ushoboye kugira ngo uzahindure abana bazahinduke intama bareke kuri birura bareke kuba inyamaswa z'ibikoko y'inkazi bahinduke intama amubwira ibintu bitatu mu gifaransa ngo ni rends-toi humble robuste ibintu bitatu rends-toi humble fort et robuste kugira ngo uzashobore gufasha aba bana mbese ashaka kumukangurira ngo abe umuntu uciye bugufi cyane ariko kandi ufite imbaraga ufite ububasha bwo gukangara iyo tuvuze imbaraga rero ni byose rero no mu mutwe no mu mutima kugira ngo uzahindure urubyiruko usanga ari ibintu bigoye no muri iki gihe tugeze bisaba no kwihangana cyane ndabivuga nk'umuntu ndi kumwe n'umuntu ugeze ubana n'urubyiruko urubona hafi ndakeka ko ari ahantu mujya mugonganira ariko ukamenya uko ubyitwaramo nk'umuntu ufite inspiration y'uwo mutagatifu kandi ufite ubwo burere murakoze cyane kutunyurira mu mateka y'umuhamagaro we nuko yavutse nuko yakuze hanyuma se uko koko iryo sezerano Bikira Mariya rimusohoreje yabashije kubona uko akomeza uwo muhamagaro we byoroshye yaramufashije kubera ko wenda Bikira Mariya yaramuherekeje mu buzima bwe kuko byagira igihe Don Bosco akagira mu bibazo byinshi hanyuma za nzozi zikagaruka ntugire ubwoba zikomeza zikagaruka ku buryo ki no mu byo Don Bosco yanditse avuga byinshi cyane avuga ko Bikira Mariya yamubonekeraga kenshi niyo ntuza yari afite niyo mahirwe Don Bosco yari afite undi akuturusha nuko we yagera mu gihe anyugize mu mwijima mu icuraburindi y'ibibazo afite no kurera urubyiruko par exemple ngo ndabona umugati ndakura hiye biragenda gute akabyira no mubwira umubyeyi Bikira Mariya dukore noveni ugasanga rero haje umuntu uzaye amafaranga nk'urugero akabafasha donc ibintu byinshi yamuje mu bintu byinshi yaramufashije pe yaramuforumye no kumuforuma kuko hari inzozi nyinshi Bikira Mariya yamubonekeragamo niyo mahirwe Don Bosco yagize mu buzima kugira inzozi zimusobanurira ibiharimo nuko yabivamo akomeza yizeye byatumye adacika intege noneho narimo ntekereza rero urumva yarabirose byasabye ko ajya kuba padiri urumva yakweze igihe kinini cyo gutegereza kugira ngo azige ayo mashuri azatangire ubwo butumwa ese mu gutangira ubwo butumwa bwe byaramworoheye cyangwa yabonye nta bintu by'ibigerezo nyuzemo bimurwanya wenda bimuca intege kuko urumva hari n'igihe iyo umuntu atangiye nk'umufondateri mubona bameze nk'abantu bari kunyura mu bihe bisa nk'aho bije guhindura kuzana impinduka kandi impinduka iteka ziravuna ese byakiriwe byoroshye cyangwa igitekerezo cyo kwita ku rubyiruko cyagiye gihura n'ihungabana n'ibindi nk'ibyo ndazibana Bosco ntabwo byoroshye kuko tuvuge ko icyo gihe muri 1800 muri Turin mu Butaliyani no mu bindi bihugu byo mu Burayi hari ikibazo cya industrialisation ubwo abantu bavuga mu cyaro kaza mu mijyi rero akazi kari gake
uburyo ki akora bukene bavuga n'icyo gihe nta rubyiruko rwinshi bajya mu kiliziya icyo gihe kuko bashaka iki akazi noneho mbese kujya mu kiliziya bikaba nk'ubunebwe se bakafata nk'aho byaba ari ubunebwe nta wundi ari ugutakaza umwanya kuko umuntu ashaka umugati ikindi kintu kiri imbere yawe ni ndarya gute umaje vemonje noneho benshi rero bakabura akazi bakarangira ubuzima bwabo nabi igihe ikintu cyo nkundira Don Bosco mu gutangira ngo ngewe nzitangira urubyiruko nzaba padiri urubyiruko utagira paruwasi kuko hari urubyiruko utagira muri paruwasi yego ba bantu beza basa ngo batawe mbese akabasanga aho bari none bakababwira ngo ngewe ngo umuzi wanjye yarazi icyo baba bakeneye yego umuzi wanjye ndajya kubashakira akazi ningira n'umugati umwe tuzawusangira tuzawusangira igenda ku byo abantu bakeneye ntabwo atari ngo muze rwose iwanjye ngo dusenge ngo Imana niyo solution de tout dusenge ngo muze iwanjye d'abord ibyo mukeneye ndabibashakira hanyuma rubaza okay sa tubonye umubyeyi bamvuga nk'ari umubyeyi mu buryo bufatika atari amagambo gusa hanyuma rero bakazigwa kajya baraye dusengere biye gute bakagira noneho rero icyo ko cyari ikintu gishya nk'upadiri bita ku rubyiruko icyo gihe nk'abapadiri bagiraga ntabwo bakunda gusabana cyane n'abantu cyane cyane baciye bugufi b'abakene ku buryo kibafasha nk'ari umusazi bamujyana no ku bitaro c'est pas possible bamujyanye kumuvuza indwara zo mu mutwe ariko we baragiye isa bimenya ko hanyuma araba ngo bavugira abantu bahageze yagira ngo mufungure abantu n'uwo basazi njye ntabwo ndi umusazi urumva yuko byageze igihe batangira ku umupadiri ameze gute ni muzima cyangwa nibyo navugaga nari mfite impungenge by'impinduka ndakeka ko ubutagatifu ikintu numvamo nuko ntago ari umunyenga hari aho bigera bigasaba yuko ukora ibintu na society tumva ako kanya wenda ikazabyumva nyuma ntago byari byoroshye nuko rero arabarera arabakuza ariko ikindi kintu kintangaza hari shene njya ndebaho amateka ye donc bavuga cyane cyane inzozi yakundaga kurota ngira ngo akomeje no kujya arota n'ubundi itari nibyo by'urubyiruko gusa arotera kiliziya arotera abapapa abagira inama ngira ngo ari n'umujyana abantu bakomeye bikiye bigihe ubwo byagize igihe icyo gihe muri 1808 kiliziya na leta ntabwo bafite umubano mwiza mu Butaliyani icyo gihe uburyo ki byagira igihe papa kamwifashisha muri misiyo zimwe kugerageza guhuza leta na kiliziya ku madosiye kuri dosiye zimwe icyo navugaga ni uko izo nzu yagiraga ni uko ndetse yagize no gikorwa yakoze byagize akanarira ndabigenza gute ku buryo hari nk'abantu baza kumufasha bavuga yuko hari igihe haje abantu baba volontaire kugira ngo ashinge abasariya ibitekerezo cyaje gute nuko hazaga abantu baza kumufasha ba volontaire bakabona ko ari ibintu bigoye bakigendera hari n'abapadiri bamwe bazaga bafite umutima mwiza bakamufasha bakabona iyo precarité n'ubwo bukene bukabije ko no kugira ngo ubone umugati waba ni iki ntabwo abantu benshi yatangiye a zero noneho bakigendera none ngo umunsi umwe ngo arota Bikira Mariya amwereka binuza ngo amwika ribbon none ngo yemeze nka yagomba kunyura ku donc rose tuvuge nka ishurwe bituma n'ishurwe cyangwa se une fleur yego n'ururabo yego bako hasi habariho iki habariho amaho indabo dukunda cyane ziko amarose tubona hejuru ari rwiza cyane runahumura ariko hasi ku gati haba hariho amaho noneho abya Don Bosco bwira abantu bari inyuma yawe urubyiruko abantu bamwe bagukurikira mugende munyure kuri rinuza kuri ibintu tw'ifleur
hanyuma Bikira Mariya yari uruhande aho bari urugendo rurimo rugana yego au bout du chemin baragenda bakandagira amahwa akabagira kabajomba akabagira gute Domus karahagira n'abandi bari baramukurikira bamwe bisubira inyuma noneho aramubwira rero abantu bagize icya perseverance batacogoye bahambire ku mutwe iyo riba imeze nk'agatambaro abantu bose baparavenye kugera aha ngaha bahambire aka kantu k'agatambara ka riba mu mutwe bishaka kuvuga rero amasezerano live bishaka yuko ngo abantu bose bashobora kugira kwihanganira ibyo bigeragezo izo ngorane bakagera ku ndunduro abo ngabo bashobora kuba abo ngabo iyo byashushanyaga amasezerano ukoze muri kiza nk'umwihayimana nk'ikintu kikuzirika donc uzagira abantu bakolaborate bagufasha naho ntiwayitangira igitekerezo rero voilà hari na papa yamusabye gushinga umuryango wa Salesian mbese kugiye gupfa bizagenda gute itangiye ariko nawe afite experience y'ahantu bamufasha abasympathiza ariko bagira ho bakigendera agasiga ari wenyine yagomba kugira abantu bamufasha barebo ni byiza ariko ushinga umuryango aho abantu muba muri kumwe bariliye n'amasezerano mbese bafite urumva amasezerano ikintu ntekereza ko amara wavuze ati abaririye mbese nk'aho baguhambiriye ni nk'impeto uba wambaye y'amasezerano atuma avuga uti uko byagenda kose narabyemeye ngomba kuguma muhamagara byose rero byari mu nzozi yagiraga donc Bikira Mariya amufasha akamugira gute birashimishije ubwo rero yaje ubwo tuze tugira nyine ku gitekerezo cy'uko washinze uwo muryango nuko wakuze ese buriya Don Bosco yitabye Imana amaze kugira abantu bamukurikiye bangana iki umubare ntabwo mwibuka bari benshi kuko n'ibigo yari amaze no ibigo yashinze yari amaze no kugera hanze y'Ubutaliyani kuko hari na missionnaire yohereje muri Argentine akiri muzima no mu Bufaransa akiri muzima hanyuma abamusimbuye barakomeje ariko Kameme yagize abantu abasalesiani benshi b'Imana benshi amashinga n'ababikira mu miryango mufite ivuka kuri mutagatifu Jean Bosco harimo n'ababihaye Imana b'ababikira bitwa nguki aba sœurs salesiennes cyangwa se ababikira Mariya utabara abakristo kuko yabashinze kugira ngo babe monument vivant yibutse bitangaza Bikira Mariya utabara abakristo yakoze mu buzima bwe noneho niyo mpamvu iyo umuntu ageze muri ino kiliziya ya hano ahita abona amashusho abiri manini uhita ubona Bikira Mariya utabara abakristo ku ruhande rumwe rw'ibumoso ukinjira uruhande rw'iburyo ukabona mutagatifu Yohani Bosco n'agakobwa bari kumwe nawe nk'aho ari umubyeyi wabo ubu none numvise impamvu Bikira Mariya afite uruhare runini cyane mu buzima bwa Don Bosco none babikira nuvuga ngo kuri we ni igishushanyo kigaragara ku isi cy'uko Bikira Mariya amubaye hafi utabara Kristo akagira abakobwa be bamuyoboka bakaba nk'ikimenyetso ese abakobwa ni abihaye Imana ba Bikira Mariya utabara abakristo ababikira ba Bikira Mariya utabara abakristo les religieuses les filles de Marie Auxiliatrice naho se abapadiri bitwa nguki abapadiri b'abasalesiani les pères salésiens kuko twebwe ntabwo dukunda kwitwa les pères salésiens harimo n'abafrere mufite branche y'abapadiri mukajya na branche y'abafrere okay bose ntabwo mwese muri abapadiri oya bamwe bahitamo muri noviciat kuba abafrere cyangwa se kuba abapadiri nk'ubu hano muri kino kigo dufitemo n'abafrere dufite umufrere umwe niwe ekonomi w'ikigo cyacu okay birashimishije ndimo nanone ntekereza ko tuzamuganiraho navugaga ntese wenda ibyo bintu nibyo mu 1800 na uyu munsi turi mu 2024 ese umurage wa Jean Bosco mutagatifu natwe turawukeneye muri iki gihe cyacu turawukeneye cyane kuko bavuga yuko kwigana umutagatifu icyo bidufasha abantu nuko umutagatifu aguha ibikore les instruments kugira ngo
ivanjiri uyibemo neza. yego Donc igihe cy'ivanjiri ubona yuko ari ivuga ibintu bihanitse biri hejuru. Ese umuntu ashobora umutagatifu rero ni ikimenyetso gifatika cy'uko umuntu yakurikiza ivanjiri, kereka abantu rero bya bintu mubona ko bibananira, mubona ko bigoye, birashoboka kuko umuntu runaka yarabikoze. yego pe, yarabikoze. njye ntekereza nkiri aho ngaho rwose ndatekereza ko iyo tuvuze ngo umutagatifu kanaka akenshi tugira igishu cyo kumva ko ari umuntu wa kure twe tutabyigana, ariko nawe yavukiye amezi 9, nawe yavukiye mu muryango w'abantu, nawe ibibazo yabibayemo. Ese mugani nanjye ubwo ndimo ndisubiza mvuga niyo byose umutagatifu ni ikimenyetso Imana ibihaye isi yose. Yego. Kugira ngo bafashe kugira ngo ivanjiri bayikurikize, bayibimo neza. Ivanjiri igihe cyo tubona ko bigoye gukurikira Yezu Kristo cyangwa se ivanjiri, ariko rero umutagatifu niho aduha uburyo rwose. Yego. Yes. Murakoze cyane. Noneho ubu nk'uyu munsi urubyiruko rwo rwamwigiraho iki by'umwihariko? Urubyiruko ukurikije inama yagiye aho urubyiruko yareze, ibiganiro bagiranaga, nzi ko baganirizaga kenshi bakagirana ibihe byo kuganira kandi bakamutega amatwi nk'umubyeyi. Ese n'uyu munsi urubyiruko rugiye kumutega amatwi rwakumva iki? Uko mbona icyo urubyiruko ushaka kumwigiraho nuko wumvishe ubikiza amatwi urubyiruko usanga rubayeho nabi, hari imbogamizi nyinshi. Icyo rwamwigiraho ni ukudacika intege y'ubuzima, paske urebye Domus nayo yanyuze mu bibazo, kuko Domus abaye n'umushumba, ibibazo byo muri famiye, hari umuntu bari umuvandimwe ntabwo yumvaga uburyo umuntu ashobora kwiga kubera gutakaza igihe, ubukene. Ariko Domus ko we ntabwo acitse intege, yari afite inzozi muri we, bigatuma yigira icyizere cy'ejo hazaza. Kugira inzozi ni ikintu gikomeye cyane ku rubyiruko, ko ufite amerekezo y'ikintu ushaka kugeraho. Sesa ibyo ngibyo biragize, ni ikintu gikomeye cyane, kuko ari Domus ubonye akabona rwose nta mahirwe afite yo kubaho neza. Bamubwiye nzaba padiri, bari bango kuki usoma ibitabo no kubira iki, ngiye mbona bisoma kuko nzaba padiri. Sanga umuntu afite n'umushumba, kabaza kuki urasoma bite kisiki yawe, ngewe ndifuza kuzaba padiri. Umuntu abyumvise ashaka kugira ngo yasaze. Umushumba uri imbere y'inka cyangwa intama ararota kuba padiri, ukumva ntibisa nkaho bidahura. Kandi afite n'ibitabo. Uwo yari afite muri we, yari afite kandi inzozi, icyo yifuzaga kuzageraho. Hanyuma rero agahura n'amahirwe, kuko no kwiga yahura n'umupadiri akamufasha, akiga akagira gute, akagera kwa donc yagiye ahura n'utuntu n'ibibazo, yabaye n'umukorodone. Ikindi gihe umujene w'iki ashobora kumwigiraho ni ukwideburira mu buzima. Akazi kose, umwuga wose Domus yarawize. Yabonaga yuko iki kintu kizamarira akamaro. Ntabwo nzi mbari ryari, ariko umukorodone harya ni wa muntu udoda inkweto. Urumva yabaye umuntu udoda inkweto, yabaye umushumba, yarize seminari ariga padiri, ariko yabanje kunyura muri ibyo byose. Utwatumaga abona udufaranga, iki n'iki yarabikoraga. Kuno kwiga hari nk'umuntu avuga ngo ngiye ngo ndakena, uza nk'umuntu Domus agiye ku ishuri, yajya yigira kure rimwe na rimwe, tuvuge akagenda akuramo inkweto, akagenda n'amaguru, yagerayo akazambara agira ngo zisaza baye n'ubukene nyine yari yavukiyemo. Urumva ari hagiye cy'umuntu umujene, ngere mbaye ko umujene bya byiza ugasoma mu buzima bwa Mutazi Yohani Bosco, buragufasha ugwikerekeza. Hanyuma kuba ibibazo ufite ko ari ibintu bisanzwe, ko relativize ibibazo ufite, ahubwo ugakora. Ntutwarwe n'ibibazo ngo hari imvugo nye y'urubyiruko ivuga ngo nta myaka 100 ngo n'ubundi ngo ntacyo, kumva harimo ikintu cyo kwizera, nta kwizera hazaza guhari, kumva harimo ikintu gisa nkaho harimo kwiheba, kutagira intumbero cyangwa se inzozi. Ariko urumva ko iyo umuntu afite inzozi n'Imana iramushyigikira. Ese Imana yashyigikira umuntu afite inzozi koko umugani adafite amerekezo, yamenye gushyigikira gute? Naho se ku barezi, abantu bafite mu nshingano kurera urubyiruko, navuga wenda nk'abayobozi b'amashuri cyangwa se n'ababyeyi mu ngo zabo,
niki twakugira kuri ubu buzima tumaze kumva? Bode Mose yavuga yuko ngo kugira ngo uhindure sosiyete ni byiza yuko wakwita ku burezi bw'urubyiruko, guhindura sosiyete. Bode Mose ntabwo ari umuntu akunda kwiramanta kuko ngo ntabwo bigenda, ibintu byarapfuye, none ngewe kugira ngo mpindure sosiyete nuko aba bantu urubyiruko naruhindura. Ubyo akiri umujene, akiri umupadiri w'umusore, yigeze kujya gusura urubyiruko rwari muri za gereza, akabona ko bameze nabi, abantu bageze aha ngaha kubera yuko nta muntu bafite bageze wo kubitaho. Kuko ngo abantu bose bakoze amakosa bagera muri za prison, abantu baruzura muri prison. Ntabwo bango ibyo ni police, abantu bose bashira muri za prison. Cyakorana none. Ahubwo rero abantu rero ubundi yari afite n'urukundo rudasanzwe. Kundaga les jeunes pauvres. Gifaransa ngo ni un amour de prédilection envers les jeunes. Noneho voilà, ngewe numva ko Nyagasani yashatse yuko cyangwa ashaka yuko ngewe nita ku rubyiruko kuri education. Uburere, bakagira uburere bwiza, hanyuma rero bakaba abantu biza, abanyagihugu beza n'abakristo beza bubaka igihugu. Hari igikondo naho mugira? Igikondo ntabwo dufite iki mu Gatenga. Mu Gatenga muhafite inzu. Cyane njyaga numva ko ngo bagira ibikorwa by'umwihariko by'urubyiruko navuga ruvuye mu delinquance, ndayivuga ngo kira mu buzima bubi burimo kwitwara nabi, kwenda kwa mu biyobyabwenge. N'ubu dufite urubyiruko rumwe ibiyobyabwenge rwinshi, dufite abantu bimburamukoro umunsi wose ushize nta kintu bakoze. Ese ibyo bikorwa biri hariya mu Gatenga navugaho gatoya wenda turimo dusoza iki kiganiro? Nuko ko ibikorwa by'abasirikare bigenda bivuga ngo byevoluwa bitera imbere. N'ubutumwa bw'abasezerani babukora baganira na sosiyete igeze hehe. Tuvuge byageze igihe haba abana benshi mu mihanda, benshi. Byo abasezerani mu Gatenga bavuze yuko ni byiza kubitaho, kubigisha, kubagira kugira ngo bazavemo abagabo beza. Giye yuko bavuga yuko abana bose imihanda babajyana iwawe. Bagana na leta ngo byabize ko amasantre kuko ari nk'abana kunanira ababyeyi akajya mu muhanda kubera ko nyine biba n'ubujiji hari wenda. Abo voilà abana bose rero bagiye. Gatenga rero yakomeje gukora ubwo butumwa bw'iyo kigo. Hari amashuri, école secondaire, yo hariho n'umwana w'umukene uri muri situation ya vulnerabilité itameze neza rwose, baramufasha. Ariko abana b'imihanda yari imbere. Ubu ngubu leta yabyinjiyemo cyane mu by'ukuri. Yabyinjiyemo cyane ibyo ntuza. Ariko Gatenga hagize ubona ni bana barisanga muri quartier bafite n'indi bibazo bitandukanye, ama communauté igashaka uburyo ibaherekeza bakorera accompagnement muri situation zabo. Padi, tugana ku musozi w'iki kiganiro, murakoze cyane aho mugeze mudusobanurira. Tumaze kumva neza ubutumwa mukora mugendeye ku mutagatifu mwiyambaza, mutagatifu fondateur wanyu. Wenda ndabasigaza utubazo tubiri. Kuki mutaraba Bosquien cyangwa se ngo izina ryanyu rigaramo Bosco, ahubwo François de Sales ngira muri mutagatifu, ngira ngo hari yambaje cyane. Iyo urebye izina ryanyu wumva nta mutagatifu Yohani Bosco mu izina atari muri abapadiri b'Abasalesiani. Ese wenda hari undi mutagatifu yagize uruhare mu buzima bwe bukomeye ku buryo ariwe yisunze muri fondation ye mu gushinga? Yari afite abandi batagatifu, ariko Yohani Bosco yasomye ibitabo bya mutagatifu François de Sales, aramukunda cyane. Aba rero ngo Abasalesiani banjye rero ngewe nzabita Abasalesiani. Ko mutagatifu François de Sales niwe uzwi nko muri Kiliziya Gatolika nk'umuntu w'umutagatifu
wavuze cyane wanditse cyane byerekeye urukundo rw'Imana Ah. kuko no muri kiliziya bavuga ngo docteur de l'amour de Dieu. Ese najyaga ngira ngo abo ngabo mbyumvaho cyane nka Mutagatifu Agustin twizihiza uyu munsi namutse nawe bamuvugaho cyane ikintu cy'umuriro w'urukundo rw'Imana rwagurumanye aho ayimenyeye. Ntago nari nzi ko n'uwo mutagatifu ariko byamugendekeye. Yanditse ibitabo byinshi rwose ku rukundo rw'Imana cyane binyura rero Don Bosco avuga ati uyu niwe rugero kuko ndahemba urugero rwa humilité la douceur kuko ino mutagatifu waranzwe n'urukundo na douceur nirwa bitonda kwitonda noneho niwe rero Don Bosco yamaze kumusoma aramunyura hanyuma ngere nza abahungu banjye cyangwa se umuryango nzashinga nzabita abasalesiani kuko urebye neza ibikorwa by'abasalesiani bakora usanga nta rukundo ufite utabishobora kuko ari na Don Bosco muri Saint Jean avuga ngo ni umuntu waranzwe n'urukundo rudasanzwe akunda urubyiruko rukennye ashaka no kubagaragaza urukundo rw'Imana mbese ngira ngo yashatse kugaragaza ko urukundo rw'Imana rufatika mu buzima bwabo bimunyuzeho yashatse kwenkarina urwo rukundo kuko n'inyigisho nyinshi abantu benshi banditse ku bwa Mutagatifu Don Bosco bavuga yuko Mutagatifu yakunda gushyira imbere cyane urukundo l'amour la charité yego ubwo byose yabivomye cyangwa yagize inspiration kwa Mutagatifu François de Sales nicyo tuba rero yatwise twebwe abasalesiani. Tugana ku musozo noneho ikibazo cya nyuma nababaza wenda akenshi iyo nje hano hari igihe gito naharereye umwana naza kumudepoza mu gitondo mujyazanye ku ishuri nkahita nyura muri kiliziya nkahita mbona abana benshi bagimeze nka rituel bakora babanza kunyura mu kiliziya mbere yo kuza ku ishuri abana benshi havuga nti urubyiruko rusenga gutya mwabiteye mu rushinge mwabibahaye mwabigenje mute kugira ngo abana murira bumve yuko umunsi utangirwa n'isengesho nyine ngo turi mu gihe cy'abihaye Imana kandi ni byiza cyane natwe biradushimisha kubona umuntu w'umujene umusore aje ku ishuri amaze gucara hirya gusenga ni ikimenyetso cyiza cyane kandi twifuza ko batera imbere no gusenga bagasenga ni byiza cyane kuko nibyo ababyeyi basanga badusaba wenda batabona umwanya wo gusenga iwabo bivanye n'ibi batwara muri iyi si iyo baje ngaho rero ni byiza cyane bagacara hirya bagasenga natwe biradushimisha no kuri birashimishije mboneho hari n'ikigo cy'abiyamana nigeze kujya musanga muri icyo kigo nta tayo nakuru irimo pe ndavuga nti nabonye nko ngatanga hari ngira ngo ni icyifuzo cy'ababyeyi tuba dushaka kurera abana mu bigo by'abahaye Imana ikintu tuba tugamije iyo dushaka kureresha abana mu bigo nk'ibi ngibi ni ukugira ngo umwana akure ubumenyi akore n'uburere ariko akure n'iyobokamana ngira ngo rwose mbonereho gushishikariza ari ababyeyi dutoza abana bacu gusenga mu ngo zacu ariko n'ibigo aho tuba tubohereje bahakure uburere bwuzuye ari nabyo muri mugerageza rwose iyo tubonye imbuto byatanze mu bana murerera hano Padiri ndabashimiye cyane umwanya tumaranye ese wenda Mutagatifu Don Bosco yizihizwa ku ihe tariki Mutagatifu Don Bosco yizihizwa itariki 31 kwezi kwa mbere niho twizihiza cyane Mutagatifu Don Bosco hari undi munsi mukuru wabikira muri Rutera abakristo nawo murawizihiza cyane 24 mai tariki 24 z'ukwa gatanu yego kuko ni de birakubi devotion zikomeye kuko dusobaza ngo ni mukuru umubyeyi Bikira Mariya rwose umuryango uzera imbuto nyinshi bise binyutse inzozi yeze kurota aho kiliziya agomba kunyura yari munyura mu gerezo byinshi abona papa donc atwaye ubwato burimo bushaka kurohama ariko abona inkingi ebyiri Bikira Mariya n'indi nkingi Eucharistia hanyuma ubwato burahungabana ariko ntibwarohama mbivuze muri make wenda mu bindi biganiro mbararikiye kuzakurikira tuzagenda turushaho gucengera mu gisumbi yo mu nzozi za Mutagatifu Yohani Bosco ndagira mbibutse ngo nawe wawe mutagatifu murakoze rero kuri iki kiganiro naho utaha
nyagasani yezu abaho umugisha kandi tugira ngo kubwo twari kumwe na padiri mbasabire umugisha padiri awubahe musozi ikiganiro hamwe n'umugisha. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Turagushimira nyagasani kuko banye natwe muri aka kanya ko watuyoboye, kandi turagusabye ngo umugisha wawe duherekeze, kandi n'abantu bose bazabona iyi videwo bazakurikirana ikiganiro nabo nyagasani yezu ubahe umugisha. Nyagasani yezu nabane namwe nawe kandi muhorane. ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.